turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri uyu mugoroba. Tufite ishimwe rinini ku Mana kiduteye iteka ikaduhereza aka kanya ko kubasha guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe, dufatanyije ijambo ry'Imana kugira ngo nanone tunezeranwe kuri uyu mugoroba kujya kumva amagambo y'Uwiteka umwami Imana yatugeneye. Bahagaze imbere rero nitwa EV.Tesire Beatrice, ndi umukozi w'Imana, ndabakunda. Ikaze tuganira ijambo ry'Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana mbazaniye gutegeka kwa kabiri ibice 33 ku murongo wa 26 niho tugiye kuganira kuri uyu mugoroba. Reka twumve ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Umurongo wa 26 muri ibyo bice 33 gutegeka kwa kabiri haravuga ngo Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana, izanwa no gutabara ihetswe n'ijuru, izana gukomera ihetswe n'ibicu. Reka dusenga Imana. Data, turagushimiye kuri uyu mugoroba ko kuri Imana yacu urakoze, utugiriye neza kuduhaye uyu mwanya kugira ngo duhumeke ibyanditswe byera. Ushimwe ko uri Imana yacu. Niyo mpamvu nkuraritse kugira ngo ubane natwe muri iri jambo, ufashe ubwoko bwawe bwose buteze amatwi kuri uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu Kristo iri jambo ritugireho umumaro, kandi buri muntu wese akurema inyungu n'ibyishimo n'umunezero udasanzwe muri iri jambo. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Gutegeka kwa kabiri ibice 33 umurongo wa 26, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana, izanwa no gutabara ihetswe n'ijuru, ikazana gukomera ihetswe n'ibicu. Ndabona uwanditse Mose yarashyizeho akadomo. Uyu mugoroba mbazaniye ijambo ry'Imana, nateguye umutwe w'ijambo ngo imbaraga zikomeye ku bantu b'Imana. Imbaraga zikomeye ku bantu b'Imana. Mose avugira ijambo yuko gutabara kw'Imana imanuka ije gutabara ihetswe n'ijuru, ikazana gukomera ihetswe n'ibicu. Yarabonye gutabara kw'Imana ku bwoko bwa Isirayeli. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, Isirayeli babaye mu bunyage imyaka 400, abandi bari kwa Nebukadinezari, abandi bari kwa Farao muri Egiputa. Bahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Uyu munsi bubura amaso bakareba Imana bakabona ko yabatabaye. Hari ikintu Imana yari bakoreye mu buzima bwabo. Bibiliya irambwira ngo mu gicuku cya nyuma, mu kuva 14 ku murongo wa 28, havuga ko mu gicuku cya nyuma Imana yitamuruye ikiyereka Abayisirayeli mu buryo budasanzwe. Abayisirayeli barayibonye yitamuriye mu nkingi y'igicu y'umuriro, ku manywa yagenderaga imbere yabo mu nkingi y'igicu, nijoro ikagendera mu nkingi y'umuriro. Rero bari bagerekeranye igihe kirekire na Farawo n'ingabo ze. Bibiliya iravuga ngo imbere hari inyanja, ibumoso hari imisozi, hari ubutayu, inyuma hari ingabo za Farawo. Icyatumye Mose yandika iki gitabo, akavuga imirimo itangaje Imana yamukoreye, akavuga ibitangaza bikomeye Imana yakoreye ubwoko bwa Isirayeli, nuko hari icyakoretse muri iriya nyanja. Igihe cyose bari bamaze iminsi 40 n'amajoro 40 bagenda, hari ikintu Imana yabakoreye. Barimo bibuka ibitangaza by'Imana yakoze. Rero Mose yagiye mu mwuka. Igitangaza cya mbere Imana yabakoreye yari yarababwiye ngo nimugera ku nyanja muzaceceke, muzarebe uburyo agakiza k'Imana kazururuka kakabarwanirira. Imbaraga z'Imana zikomeye zagaragaye aho hantu igihe Imana yitamururaga. Ngo yimaze kwitamurura ngo iva imbere y'ubwoko bwa Isirayeli irahindukirire ubwoko bw'Abanyegiputa, ngo nibwo ngo inziga z'amagare zabo zikwikuruye, ngo akururuka biyaruhije, ngo kandi amagare arabonda, ngo bacitse ku icumu, ngo baravuga ngo duhunge kubera ko Imana y'Abayisirayeli barwanirira kurusha Imana y'Abanyegiputa. Hari ikintu cyagaragaye rero. Imana ya Isirayeli yarwaniriye Abayisirayeli kurusha Abanyegiputa. Abanyegiputa baravuga ngo duhunge dukuremo twiruke
kuko hari ikintu bari babonye Imana ikoreye ubwoko bwayo. Uyu mugoroba hari imbaraga z'Imana nje kubwira abanteze amatwi ko mu ruhande rw'abakorera Imana, mu ruhande rw'abizera, mu ruhande rw'abanyamasezerano, mu ruhande rw'abakozi b'Imana bariho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, hariho imbaraga ziturwanirira zidasanzwe kuruta iz'abanyamahanga batazi ijambo ry'Imana. Bageze kuri iyo nyanja bacecetse, hari habayeho kwitotomba, ariko ngo barahageze baraceceka, ngo abandi batangira kubwira Mose ngo tuzaniye iki? Imisozi miremire, ubutayu, inyanja, ingabo za Farawo. Ntitwakubwiye ko turekera muri Egiputa, afazari tukicwa no mu ruho, tukabaho nabi, ntuze kutwicira hano. Ariko Mose aravuga ngo nimuceceke mutuze, kuko Uwiteka niko yari yavuganye na Mose ngo murebe uburyo agakiza k'Imana kari bwururuke. Bibiri iravuga ngo Imana yabwiye Mose ngo ufite iki? Aravuga ati ni inkoni. Ati irambure ku mazi, ku nyanja. Mose ngafata inkoni ayirambura ku mazi, umuyaga urahorera, impande zine z'isipande nne za duniya, umuyaga urahorera. Ngo umuyaga uhoreye mu nyanja, amazi y'ibumoso ajya ibumoso, ay'iburyo yirunda ikirundo. Ngo Imana ibwira Mose n'abagaragu b'Imana ngo nibambuke bagere hakurya y'inyanja. Bibiri irambwira ngo batarambuka bataragera hakurya, ngo bagezemo hagati, Imana yababwiye ati nimwe muhagaze gatoya, nimutoranye ubwoko bwa Isirayeli imiryango 12 yuname hasi mu mazi, batora amabuye bari mu rwibutso, kugira ngo icyo ngiye kubakorera nihagira abantu bazabaza ngo habaye iki, n'abuzukuru banyu muzababwire ngo ni itariki Imana yambukijeho ubwoko bwa Isirayeli inyanja. Mose n'Abisiraheli amaze kubona ko nta n'umwe uguye muri iyo nyanja, umuyaga warahorereye, amazi yirunda ikirundo, barambuka bageze hakurya. Abanyagiputa nabo barabakurikira bagira ngo niko bisanzwe. Imana irongera ihuhisha wa muyaga abanyagiputa barimo hagati n'amagare n'amafarashi yabo. Bibiri irambwira ngo yayakunguturiye mu nyanja, ntihagira n'umwe ucika ku icumu. Abayisiraheli bararokoka baba amahoro, hanyuma abanyagiputa barashira. Mose ageze hakurya nibwo yabwiye abera b'Imana bari kumwe, ababonye imbaraga z'Imana, aragira ati jya ndiyumvamo ijambo mu mwuka wera ampaye kuri uyu mugoroba se cyangwa muri uru rukerera. Hari mu rukerera, mu gicuku cya nyuma, hari wakati wa alfajiri. Ngo yumva umwuka aramubwiye ngo anamuzubwira abantu ko ntawe uhwanya n'Imana. Iryo jambo amaze kuribabwira, aragira ngo Yeshuruni abonye ko ntawe uhwanya n'Imana, izana gutabara ihetswe n'ijuru, ikazana gukomera ihetswe n'ibicu, ngo kandi amaboko yayo araturamira iteka. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'Imana zitangaje ku bwoko bwa Isirayeli. Imana yabanye na Mose, ikabana na Aroni, ikabana na Joshua. Uyu munsi iri kumwe n'ubwoko bw'Imana buyikorera. Ntabwo Imana iratuvaho, niyo mpamvu yavuze ngo sinzabasiga sinzabahana, ndacyabahetse ku mugongo. Ndabwira abanteze amatwi rero kuri uyu mugoroba iteraniro ry'abera mpagaze imbere, banteze amatwi, nuko hari ibyiringiro yuko Imana itaradusiga, Imana itaraduhana. Niki itakoze ejo uyu munsi ritegura kugikora, kuko Imana yari ejo n'ubu niko ikiri ku bantu bayo. Tekereza nawe, ingabo za Farawo zari zibageretse zibateye ubwoba, zabatakishije, zatumye bifuza gusubira muri Egiputa ngo bajye kurya imyungu n'ibitungurusumu n'amapapayi. Barakebutse ntibabona n'umwe. Uwacitse ku icumu agenda avuga ati hari Imana irwanirira Abayisiraheli kurusha Abanyegiputa. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Reka turebe undi murongo ukurikira, ngo amaboko y'Uwiteka araturamira iteka ryose, ngo yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti rimbura, kandi Abisirayeli baba amahoro. Isoko ya Yakobo itura ukwayo mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke. Iyo Imana imanutse imanuka iza kurimbura. Iyo Imana imanutse mu ruhande rw'uwasenze, hari ibintu ibije gukura iruhande rw'umunyamasengesho. Imana ntitabarira ubusa, kandi induru y'Imana ntivugira ubusa. Igihe cyose nasomye Bibiliya nasanze Imana imanuka ari uko umuntu yayimanuye. Hari ijwi ritaka, hari amagambo ubwira Imana, bigatuma Imana imanuka hayo ikaza kugutabara, amaboko yayo akakurengera, kandi ikagaragara nk'Imana mu buzima bwawe. Data aduhana umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Iyo imanutse ije gutabara ihetswe n'ijuru, ikazana gukomera ihetswe n'ibicu, amaboko yayo yaje kuturamira, igare ry'Imana ni igicu n'ijuru. Niryimanukaho
ntabwo itega indege, ntitega moto, ntigendera mu ivatiri. Imana imanuka ihetswe n'ijuru ikazana gukomera ihetswe n'ibicu. Amaboko yayo akaba aje kuturamira, kandi yije irategeka ishyiraho itegeko ngo ubwoko bwa Isiraheli bukunde buba amahoro. Ibyo itegeka rero ndaje mbikubwire ko ibitegeka, kandi ijwi ryayo rikumvikana, ibyakurushaga bigatuza, indwara igaceceka, umubabaro ugahunga, hakaza umunezero, umuntu agashimira Imana kuko abonye Imana ikoze ibitangaza mu buzima bwe. Izina rya Yesu rishimwe. Imana rero ishobora kumanuka hawe wabonaga ko hananiranye. Imana rero ishobora kumanuka muri bwa burwayi wabonaga ko bwakuzambije. Imana ishobora kumanuka ku babisha bawe baguteraga ku manywa na nijoro. Imana ishobora kumanuka kuri cya kindi wabonaga ko kidakushobokera, kitaguhesha amahoro. Ariko Bibiliya iratubwira ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. No ku Bayisiraheli byarashobotse, inyanja ibonekamo inzira, bambuka nk'ahumutse ku butaka bw'umutse. Cyari ikintu kitashoboka, ariko uwo munsi cyarashobotse. Nimba rero yarashoboye ibya Mose n'Abayisiraheli, uyu munsi irashobora iby'abapfakazi, irashobora iby'imfubyi zabuze Minerval, irashobora iby'amatorero akinze, Imana ishobora kuyakingura, irashobora gukingurira abari mu nzu y'imbohe ikabatashya amahoro, irashobora gutanga imvura ku babi n'abeza, kuko ni Imana y'inyembabazi nyinshi, itanga kandi itishyana. Iradukunda, ni Imana yacu bwite. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yirukana ababisha imbere yawe ikavuga iti rimbura. Iyi Imana imanutse iza kwirukana abadayimoni, iza kwirukana ibidatunganye, ibitavuga rumwe n'imbaraga z'Imana. Ibyitambika Imana irabyitambika. Nkuko yitambitse Farawo umunota umwe akavuga ati duhunge. Tubonye ko abarokore hari Imana ibarwana kurusha abapagani. Ndagira ngo nkwibutse imirimo itangaje Imana yagukoreye. Ndagira ngo nkwibutse imirimo ikomeye Yesu yagukoreye. Utekereze nawe, niki wabasha kuvuga atari ukuzamura ishimwe ry'Imana ukavuga ngo ntawe uhwanye n'Imana. Jewe ndi umugabo wo guhamya mbonye Imana mu buzima bwanjye. Mperutse kujya mu gihugu cya Tanzania, Imana intumye irambwira ngo ngiye kugutuma mu gihugu cya Tanzania, ariko nzagukiza wageze mu rupfu hagati. Ari nayo mpamvu Umwuka Wera yamuhaye gutegura rino jambo. Ngiye kugutuma mu gihugu cya Tanzania, kandi nzagukiza wageze mu rupfu hagati. Uri umwana wambaye umubiri, uri umuntu udafite Kristo n'Umwuka Wera, wakwihagika ibitugunguru ukavuga uti ntaho nkigiye, aho hantu ngiye guhagarara mu rupfu. Ese iyo Mana itamanuka ngo inkize nagezemo? Icyangombwa amakuru yari avuze ko hari urupfu, ariko nanone nizera ko iyavuze ko ishobora kunkiza nageze mu rupfu, ishobora kunkorera igitangaza. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwira ngo Imana imanuka ije gutabara ihetswe n'ijuru, ngo kandi iyo imanutse iza kwirukana ababisha bacu, igategeka ngo nibarimbuke. Ndagira ngo nguhe ubuhamya ukomerere mu mbaraga z'ijambo ry'Imana, wumve ko mu ruhande rwawe hari Imana itabara kurusha iy'Abanyegiputa. Arega kuba uriho si uko bataroga, kuba uriho si uko batakwanga, kuba uriho si uko batagaba ibitero, kuba uriho si uko batarema inteko zo kubutabaho. Ariko hari Imana itugwanirira kurusha iy'Abanyegiputa. Yesu atuganze kandi atugirire neza. Rero Imana imaze kumbwira gutyo, naragiye ngera ahitwa Mkoa Kagera muri Tanzania, ahantu mu ishyamba hari hatuye abatunzi b'abanyenka. Ndemera ndagenda, nubwo Imana yari ivuze ngo irankiza nageze mu rupfu. Nizera Imana yabanye na Mose na Abrahamu na Isaka na Yakobo, ikabana na Mose. Ndagenda, maze kuhagera aho hantu narahagenze amasaha 12 mvuye ku muhanda w'ikaburimbo, ngerayo barimo bakama inka nimugoroba. Urabizi ko inka zikamwe nko mu masambiri z'ijoro. Urugendo nari ngenze n'amaguru kandi ntazi yonja, rwari rurerure. Gendagendaga nganira n'umwuka mu mutima wanjye, nawe ujye ukunda kugirana ibihe n'Imana kandi wumvire icyo Imana ikubwiye. Urugendo rwose uzagendana n'Imana. Nuko ndagenda amasaha 12 ararangira ndi mu rugendo. Saa moya zirinjira, nza kugera ahantu numva inka zabira. Ndavuga nti ibyo ari byo byose, nimba n'urugendo Imana ikirikomeje muri jewe, ariko sindi burenga ari amazu, kuko ndumva hari ahantu hari inka zirimo zabira, ibyo byose hari abantu. Ubwo rero naragiye ngeze ahantu mbona agatadowa kaka mu nzu y'agafurusuti gatoya cyangwa se akaduku, abanyenka bo bakagutuza tw'utururi dutoya. Mbona ahantu hakagatadowa, ndagenda ndavuga ndagambirira muri jewe ntindinjira hari. Mbwira Yesu warundi ndavuga nti Yesu, amasaha 12 nagenze mvuye ku ikaburimbo n'inzira y'ishyamba, mpetse umwana mu mugongo,
aho ngeze rero ngiye kurara ahangaha nzacumbukura ejo nushaka ko nkomeza urugendo kuko aho njya urahazi yewe ntaho nzi. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ngeze muri iyo nzu nahasanze umubyeyi bari bararoze afite inda yimaranye imyaka 3. Yari yiteye igikoyi cyangwa se umukenyero, ntiyabashaga gushyiramo umushumi mu nda ngo akenyere, ahubwo yariteraga igikoyi kiba kimeze nk'ishuka nini akitera mu bitugu yicaye, ntiyabashaga guhaguruka imyaka 3. Baramuvuje ahantu hose ngo byarananiranye, ngo hari umupfumu ahantu hitwa za Busaka, baramujyanyeyo barahiguye inyana, baratanze inkoko z'umweru nk'uko mubizi abatizera Imana bakora. Ntago umubyeyi yabashije gukira, ariko Imana intuma muri icyo cyaro yari igambiriye gukora ibitangaza nk'icyo yakoreye ku nyanja, Abayisiraheli bakakibona. Ndagenda mpageze manika amaboko ndasenga, ninjiye ntakomanze, nta n'umuryango wari uhari, urumva ko ari utururu tw'abanyenka. Wa mama yicaye, umugabo we yarakamaga, abana be bamukamisha, abona muhagaze hejuru, abona nzamuye amaboko ndasenze, shimira Imana ingejeje mu rugo, ndayije ndamuhobera, arambaza turuwa hehe. Iryo jambo ni ryambajije turuwa hehe, uje hehe, uje urangiwe nande hano hantu. Ndamubwira ngo ntacyo ndi buvuge kereka iki Imana iri bunyemerere kubavugisha. Natinyaga kuvuga ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana. Sinari kuvuga ngo Imana yantumyaho kuko ntiyari yambwiye ko intumye muri iyo nzu. Yarambwiye ngo tugende, burira nacumbika. Izina rya Yesu rishimwe. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Igihe namanikaga amaboko nsenga, dayimoni zafashe wa mugore, zimwe zamuroze iriya myaka 3 akayimara atwite, yari yubururaga uruhu rukavaho rukamera nk'urw'inshira rukajya hasi, umusatsi wari warapfutse, iminwa yaratukuye, yarumye ari amagufwa gusa. Abadayimoni bari bamurimo bari bashinzwe kumwonka bakamunywa amaraso, ngo nta biryo yabashaga kurya, yari atunzwe n'amata bakuyemo amavuta yitwa amacunda, hanyuma bakamwokereza brusheti z'imitavu yapfuye, nibyo byari ibiryo bye imyaka 3 ari aho ngaho ategereje igitangaza cy'Imana. Uyu mwanditsi yavuze ngo izana gukomera ihetswe n'ibicu ikaza gutabara ihetswe n'ijuru. Imana wumva ibirometero yagenze inkura mu Rwanda ikanjyana muri icyo gihugu, ariko igambiriye kujya gukiza uriya mubyeyi. Imana ni inyembabazi, nawe uyu mugoroba ishobora kugenda ibirometero 1000 ikaza ikagukiza. Cya kigeragezo cyananiranye, za mbaraga zakurwanyaga, ya ndwara yananiwe gukira, Yesu ashobora kurambura ikiganza akagikoraho, icyo kintu cyago kikagukurwaho, ukaba amahoro kuko wiringiye izina ry'Uwiteka Imana ya Israel. Uwo mudamu rero umugabo yazanye amata avuye hanze gukama, asanga ndaho ngaho, ampereza icyansi. Ampereje icyansi, ndamubwira ngo ziranyobwa, nari nisonzeye jewe. Mfata icyansi nkubita ku munwa, ariko iwacu turavuga ngo zirakama. Ariko narambwiye ngo ziranyobwa kuko n'ubundi nari nakiriye ngiye kunywa. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Mvuze ngo ziranyobwa, nkubita icyansi ku munwa, arandeba, asubira hanze abwira abakamisha be ati twatewe n'umugore w'umusasi. Abana barinjira mu nzu koko babona ndahari, kandi koko ampereje icyansi nanyoye amata, bahita bagenda bamamaza inkuru ko batewe n'umugore w'umusazi, kugira ngo izo nkuru ntago bazivuze ku giti cyabo, bari bazitumwe n'Umwuka Wera ko agenda yamamaza inkuru z'umusazi kugira ngo Imana ibone igiterane cy'abantu ndi bubwirizemo nimugoroba aho ngaho baje kumva ijambo ry'Uwiteka Imana. Ubwo gukama byarekeye aho, arekura inyana ziragenda zonka za nyina, arahuruza kara gace gatuwe n'abantu 400. Abantu barakubita, inzu iruzura, hanze haruzura, bakaza bakambona bati koko, bati n'umudamu mwiza, atari ko se, ati n'umusazi koko. Inkuru ziramamara ko n'umusazi. Bigeze nka 3 za nijoro nibwo baje benshi, nta n'uyumvamo amagambo y'Imana. Matayo 10:8 niyo magambo Yesu yampaye kubwiriza iteraniro ryahururiye umusazi kuri uwo mugoroba. Hari amagambo avuga ngo Matayo ibice 10:8, niyo magambo nagiye kumva numva anje mu mutima, nterura nyabwira abo bantu bari bari imbere. Nibwo nanatekereje ko umugambi w'Imana ushobora kuba ku buzima bwabo, wenda nta rundi rugendo nshobora gufata rwaba rurangiriye aho ngaho, koko Imana ndayizi uburyo ikorana n'abantu bayo, ica amarenga ikavugira mu migani, ariko nuko byangendekeye. Umurongo w'8 haravuga ngo, Matayo ibice 10:8, haravuga ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye,
ababembe mukiza abarwayi, muzure abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icyo nicyo gikorwa Yesu yaragiye gukora aho ngaho, yaragambiriye ko mpagera akazankiza nageze mu rupfu. Ubwo rero nterura amagambo ndababwira, baravuga bati ni umurokore. Abarokore muri Tanzania babitaga ba Mungu Mwema. Nanjye rero ubwo nari Mungu Mwema kuko nakirijwe mu itorero rya Evangelist Assemblies of God ku mushumba witwaga Moses Kurora, ari nawe mushumba wandambitseho ibiganza akansukaho amavuta mu mwaka 1993 nimikwa nyobora itorero. Imana ishimwe cyane. Aya magambo nyateruye yari arimo imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwinshi bwo kugenda ibirometero 1000 mu nda ya wa mugore no gukora ibitangaza. Dayimoni zitangira kumuvugiramo, ziravuga ngo nitwa runaka, namugiyemo, namubujije kubyara, nta n'umwana uri mu nda, harimo amagufwa n'amaraso gusa. Umwuka arambwira ngo ceceka ntugire irindi jambo urenzaho kuko ngiye kwikorera nk'Imana, ntibisaba kubanza kuvuga byinshi. Haleluya, haleluya. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Imana iyo ijya gukora ntabwo itiye amaboko ahandi, ntihamagara abakomeye, abami n'ibikomangoma. Imana imanuka iza gutabara ihetswe n'ijuru, ikazana gukomera ihetswe n'ibicu, yamanuka ikazana itegeko rivuga ngo nibirimbuke ibikuruhije, nibirimbuke ibikugoye, nibirimbuke indwara, nibirimbuke ubukene, niharimbuke ibigeragezo. Irategeka kandi bikava mu nzira, umuntu w'Imana akaba amahoro. Izina rya Yesu rishimwe. Hanyuma rero Imana irambwira ngo ceceka, gihe ujya kuryama. Narabyutse mu gitondo nko mu masaa 10 za nijoro, numva ijwi rimbwira ngo zamuka mu butayu, ugende umwana umusiga ku buriri. Nosaga umwana w'imyaka 3 w'umukobwa, nzamusiga ku buriri, ndagenda njya mu butayu gusenga. Namanutse saa 9 z'umugoroba, ariko ndimo senga numva ijwi rimbwira ngo ntuhangayike, umwana baramuha amata, wowe komeza uhamagara imbaraga zisumba byose, kubera ko hari igikorwa ngiye gukorana nawe. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Hari inkuru nziza mfitiye abizera. Yesu yadusigiye ubutware, adusigira ubushobozi, aravuga ngo yakoze ibitangaza hano mu isi, ariko twebwe tuzakora ibiruta cyane kubera ko adusigiye ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Tubyemeye tugahagarara neza, tugatinya Imana, tukayubaha, tukayihindura umushyitsi, tugatishwa bugufi kubw'ijambo ry'Imana. Inshuti zanjye, harimo ububasha, harimo ubushobozi, harimo gukira, harimo ibitangaza n'ibimenyetso bigaragaza ko uwiringiye Imana itazamukoza isoni. Ndi mu butayu, Imana impereza amasaha ndi bumareyo saa 10 za nijoro, mvayo saa 9 za nimugoroba. Maze kugera munsi y'umusozi imanuka mu butayu, numva ijwi rirambwiye ngo nturenge muri kiriya giti, ubona abantu benshi bahagaze kandi bafite n'ingobyi. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndamanuka nyine numva Imana inganiriza, numva ijwi ry'Imana. Ese wowe ujya wumva ijwi ry'Imana mu buzima bwawe? Ujya wumva umwuka baragusanga akakuganiriza, mukagirana imishyikirano? Abantu benshi muri iyi minsi batakaje umushyikirano w'Imana n'abantu bayo. Umwuka wera ntakigira ibihe byo kuvugira mu bantu kuko abantu bahunze mu maso y'Imana. Impanda itaravuga batarazamurwa, ariko ibihe byo kumva umwuka Imana iganiriza abantu, byo gusoma ijambo ry'Imana, byo kumva iki ijambo ritegeka cyangwa rivuga ku buzima bwawe, abantu bataye agaciro, babitesha agaciro, kandi koko ibyuzuye umutima nibyo bisesekara inyuma. Ubu turimo turagenda tureba ubuhamya bw'abantu batandukanye twari tuzi, ukibaza ngo mbese uriya niwe? Imana yacu itugirire neza. Manutse rero ngeze hahandi nahasanze abantu benshi, abantu 8 bahetswe mu ngobyi. Ndibaza ko Imana yari yamaze kubasobanurira ko ndi umukozi w'Imana. Yamvuga yuko ndi umusazi, iyo yari yavuyeho. Nsanga abantu babashyize ku ngobyi, bafashe impu z'inka bazishyira mu iriba, bafata ibiti byagatanye nk'inkingi, bapfumura impu, baradoda, bagerekamo abarwayi, bagenda babwirana mu mudugudu cyangwa se mu murenge, abafite abarwayi bananiranye, ababajyana mu bapfumu. Hari umukozi w'Imana waje, yageze mu rugo, twumva dayimoni ziravuze, nimuzana abantu ukuboko kw'Imana kubakoreho. Nababwiye ngo batangiye banyita umusazi, ariko nibo bavuze ubutumwa njye nagiye gusenga. Hari Imana idukorera ducecetse, hari Imana ibana natwe abantu bacecetse, hari Imana yigaragaza abantu batakitumenya,
hari ibyo Imana ikora biruta ibyo abantu badukorera. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Nageze hahandi mbona iteraniro ry'abantu benshi, harimo na wa mugabo wa mugore, na wa mugore wari utwaye inda imyaka 3, nawe bamushyize mu ngobyi bamuzanye. Uwo niwe wari ufite inda y'imyaka 3 yari yanze kuvuka, n'undi mukobwa wari umaze imyaka 45 warira amaso ye ashoka amarira, ukwarira gutyo inka ziwabo zikabyara cyane, imitavu ikiyongera. N'undi wari urwaye umutwe udakira, n'undi mukobwa, bari abantu 8, n'undi mugore bakuye mu bitaro bya private ahantu muri Buziko. Barabazana bose babashyiraho bategereje ko Yesu abakorera igitangaza. Uyu mugoroba hari uburwayi bwananiranye ku buzima bwawe. Uyu mugoroba hari ikintu wumva ko Imana itagukorera. Uyu mugoroba hari ikintu abantu bananiwe, ariko ndagira ngo nzamure kwizera kwawe. Iyabanye na Mose igatandukanya inyanja, nawe ishobora gutandukanya ibibazo bikuremereye, ishobora gukuraho, ishobora gutanga itegeko. Ba bantu bose nta numwe narambitseho ikiganza, koko bari 8. Narahageze ntangira kuzenguruka ahantu bari baryamye, ngenda niririmbira indirimbo mu Giswahili yavuga ngo huyo Mungu yumwema, Mungu yumwema, Mungu yumwema, yumwema kwangu, Mungu yumwema, Mungu yumwema, Mungu yumwema, yumwema kwangu. Anaokoa, Mungu anaponya, Mungu yumwema, yumwema sana. Namaze kuririmba iyo ndirimbo b'abantu 8 bari muri za ngobyi, imbaraga z'Imana zigenda zikora kuri buri umwe wese. Umuntu wabanje guhaguruka igitangaza cy'Imana nabonye imirimo ikomeye y'Imana, niwe wabanje guhaguruka aratangira ngo ayiwe ngo ibise biramfashe we, aratangira araribwa, arataka araboroga, abagore baramukikiza n'ibikoyi n'imyenda baramutamiriza. Umwuka arambwira ngo tegeka byare iyo nda. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana uriho kandi uzahoraho, ewe mimba naamuru kuzaliwa, kilichomo ndani ya mwanamke huyu kifunguliwe katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Wa mugore aricara arabonda, abyara amagufwa avanze n'amaraso, igitangaza kiraba. Abantu bose babonye wa mubyeyi abyaye amazi n'amagufwa n'amaraso, bose abamubonye babandi 7 basigaye bahaguruka muri za ngobyi zabo, barahagarara barema, batangira gukora defile banyura mu babazanye. Buri muntu wese avuga ngo ndakize we, ndakize we, ndakize we, ndakize we. Oh haleluya! Izo ni imbaraga z'Imana zitangaje, nibwo butware, nibwo butegetsi, nibwo bushobozi Yesu yasigiye abantu be. Yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ese ibitangaza by'Imana biracyari mu bizera? Yesu yaravuze ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Izina rya Yesu rituganza. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Ibimenyetso biranga bizera muri Mariko ibice 16 ku murongo wa 17 Yesu niko yavuze. Ngibi bimenyetso bizagumana n'abizera, ngibi bazanamika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni, bazavuga mu ndimi nshya. Uyu munsi abantu baravuga indimi bigana cyangwa se bandika kubibaho, abandi bakabikopera. Uyu munsi bitangaza ntago bigikoreka bigishwa n'abizera ngo barambike ibiganza ku barwayi. Hari amateraniro adashobora guhamagara abantu baremejwe n'uburwayi bagowe ngo tubasengere. Umuntu akaririmba agataha akumva ijambo. Ibyo bimenyetso byerekana ko Yesu yavuze ko abantu bazasengerwa bakarambikwaho ibiganza birimo biragenda bitakaza amanda yabyo. Ariko ni itegeko twasigiwe n'umwami yuko tuzarambika ibiganza ku barwayi bagakira indwara. Abantu 8 bakiriye icyarimwe kubw'indirimbo naririmbye ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Umugore umwe ava muri rya teraniro ry'aba bantu, aragenda ajyana amahembe yari amurimo, yinjira mu rugo rw'umuntu. Amahembe amuvamo ajya mu ihango ry'urutara, ayandi avamo ajya mu ruhimbi, aragaruka yemye, azinga yangobye, ayihereza abagabo baje bamwikoreye. Ibyo byabaye mu minota itarenze 20. Abantu 8 bose Yesu abakiriza icyarimwe. Ndakumbuza abantu ibihe byo gusenga no kwegera Imana no kumva ijwi ry'Imana. Imana iyo iri mu muntu irigaragaza, niyo ugenda baravuga ngo uriya ni umuntu w'Imana.
twarabibonye mu bigishwa ba Yesu, ubwo Yesu bari bamaze kumukubita bamuhemukiye bamujyanye kumubamba, abigishwa be barababonaga n'intumwa ze bakavuga ngo uriya aragenda nka Yesu, aravuga nka Yesu. Kugira ngo duse n'Imana twakora iki muri iyi minsi y'ubuhenebere, muri iyi minsi y'ubugoryi, muri iyi minsi yo kwibagirwa, muri iyi minsi yo gutimana, muri iyi minsi yo kwiremera ibyanditswe, muri iyi minsi yo kwigira abahanuzi tukavuga iby'Imana itadutumye? Hari imbaraga z'Imana rero, hari Imana ije kugutabara ihetswe n'ijuru kandi ikazana gukomera ihetswe n'ibicu, yazi igategeka ngo ibiri imbere byakubuzaga gukomera byose nibirimbuke kandi nibigende. Isoko ya Yakobo iba amahoro kandi iba ituye ukwayo, hatari ibigeragezo n'ibyago n'amakuba bya Satani. Ndizeza abantu rero ko uyu mugoroba hari icyo Imana iri gukorera abantu bayo. Abantu 8 bose bakiri icyarimwe. Reka nsubire ku buhamya butoye. Cya gihe Imana yambwiraga ngo irangiza nageze mu rupfu hagati, hari ibintu byambayeho. Abo bantu bamaze gukira, twabyutse tujya kuvuga ubutumwa tuzamuka imisozi n'abantu. Wundi wari wararuze abantu yari atuye aho ngaho kandi ari umugore wa konseye uyobora aho ngaho muri uwo murenge. Asigara akora kampanye n'abajura n'abanyazi n'abambuzi. Aravuga turiya muntu ni umuntu w'Imana. Induru ziraba bati ni umuntu w'Imana, abandi bati ni uwa Satani, abandi batarakoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. Ibyo niko byagenze no mu gihe cya Yesu, baravuze ngo arakoreshwa n'imbaraga za Beelzebul, umukuru w'abasatani. Abandi ngo yaje kunywa no gusangira n'ibirura n'ibisambo. Yesu yaravuze ngo nta mugaragu uruta shebuja, niba barabashije kubikorera igiti kibisi twebwe ibyumye bazavuga ibirenze. Rero twagiye kuvuga ubutumwa tugarutse aho hantu, nari maze iminsi 8 mpavuga ubutumwa, ariko batekereza kunyica ngo bagerageze Imana, barebe ko Imana yakirije babandi nanjye banyice, turebe ko iyo Mana iri bunzuri. Ibitangaza byanye ntago babyemeraga, ariko nabo bari kwemera igitangaza ari uko babonye ko ibyo bakoze banyishe bandangije Imana ishobora kunzura, bagahita bemera ko ndi umukozi w'Imana. Oh haleluya, haleluya. Sifa zimrudie Bwana Yesu. Ubwo rero ku munsi wa 8 bucya nzataha, nari ndaho n'iteraniro ry'abantu benshi rinsitse, nkuko Bibiliya itubwira ko na Yesu aho yabwirizaga ijambo ry'Imana riryohera abantu, ijambo ry'Imana ribohora ubugingo, ijambo ry'Imana ryakizaga abarwayi. Ni ukuri, palipo na mzoga ndipo wakusanyikapo tai. Ahari intumbi niho hajya inkongoro, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ahantu hari umunyamwuka haboneka abanyamubiri benshi, kuko bakeneye kumva amagambo y'ubugingo ngo babohoke mu mitima bakire. Rero nanjye hari abantu benshi. Aba bantu rero tugiye tubona abantu 3 babicanye. Umwe yari afite umuheto n'imyambi, undi yari afite icumu, undi yari afite inkota. Baraza bansanga muri iryo teraniro aho ngaho muri iyo nzu aho nabwirizaga mu nzu nini y'ikigonyi. Wibuke ko Imana yari yambwiye ngo intumye ahantu izankiza nageze mu rupfu, kandi nabasomeye ijambo rivuga ngo Imana amaboko yayo araturamira iteka ryose. Ndavuga ku bitangaza by'Imana bikomeye Imana igikorera ababana n'Imana. Ndaho rero ndibambwiriza twishimye, abantu bihana ibyaha. Ku munsi wa 6 twe twagiye kubabatiza ku nyanja, mbahereza umushumba wa Assemblée de Dieu arabatwara, ariko urumva ko twakoraga ibitaramo buri mugoroba abantu bakeneye kumva amagambo y'Imana. Nibwo nagiye kubona uwo muntu w'umuheto arinjiye yafoye, hahane nari mpagaze, nari hagati mu giterane. Mbona umukurikiye afite inkota, undi afite, umwe yari afite imyambi n'umuheto, undi afite inkota, undi afite icumu. Bose barinjira, uw'umuheto yafoye, uw'icumu yabanguye, uw'icyuma nawe agifite, uw'inkota ayifite, bose bayishyize mu birere. Numva ijwi rirambwira ngo amuru wanaume hao wabweke kama mbwa, ngo tegeka abo bagabo bari imbere yawe bamoke nk'imbwa. Hari ikintu numvise iryo joro, ndavuga ngo burya iyo Imana yasuzuguye abantu ishobora kubita amazina. Imana yise Abraham, imuhindurira izina imwita Ibrahim. Yitwaga Ibrahimu imwita Abraham. Sarai imwita Sarai. Sara imwita Sarai. Kumbe natwe mu bihe byacu dukorera Imana natwe yaduhindura amazina. Ifata abantu b'abagabo, umuntu w'umukonseye wayoboraga aho hantu n'abandi 3, iravuga ngo bahindutse imbwa ni integeke. Ikiri babuze uw'umuheto gufora ngo anyice nuko ari bubimbwa, uw'icumu, uw'inkota. Nibahinduka imbwa barabura ubushobozi n'ubwenge bwo gutekereza ko ndi umuntu. Imbwa se ubundi yakora iki?
imbwa se yakora iki ku muntu w'umugabo? Izina rya Yesu rishimwe. Ibaze umuntu yabaye imbwa. Byanyibukije amagambo y'Imana mu byashuwe ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, kandi abo imbwa n'abarozi bose ni ibyaremwe, ni abantu. Ntabwo ari za mbwa tuzi, ni abantu Imana yasuzuguye ibita imbwa mu gihe cyabo. Rero Imana itubabarire. Narategetse ngo abagabo bamoke, maze kuvuga ngo na muntu hao wanaume wabweke kama mbwa, ntibari kumoka ntacyo babonye kibamokesha. Iryo jwi ryo gutegeka ryabazamuye mu kirere mu gasongero k'inzu. Yari inzu y'ikigonyi yubakishije ibyatsi, umwuka wera n'abaterura muri iryo jwi nategekeyemo abazamura mu gasongero bose icyarimwe uko ari batatu. Uw'umuheto arazamuka muri style ye, uw'inkota arazamuka, uw'icumu arazamuka. Bose Imana ibazamurira icyarimwe, irongera ibamanura icyarimwe, ibakubita hasi imbere yanjye. Numva ijwi rimbwira ngo tazama jinsi ushindi wa Bwana uko juu ya maisha yako. Ngo reba uburyo gutsinda cyangwa se kunesha kw'Imana kuri mu buzima bwawe, kuri hejuru y'ubuzima bwawe. Tazama Bwana, kushinda kwa Bwana. Tazama jinsi kushinda kwa Bwana ambavyo kuko juu ya maisha yako. Tugendana ubudahangarwa bukomeye. Uyu munsi uyu mugoroba wamenya ko hari Imana ukije gutegeka ngo barimbuke bagashiraho, ibyo bigatera isoko ya Yakobo kuba amahoro, kandi igatura ukwayo mu gihugu cya vino n'amata n'impeke. Wajya ushimira Imana ko hari ubutegetsi tubana nabwo bukomeye buruta ubwo mu isi. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Hari icyo mbwira abanteze amatwi rero. Reka turebe undi murongo, muri uwo murongo wumva ko Imana yari yampaye ibyanditswe: gukiza abarwayi, gutegeka ababembe bakabembuka, kandi guhererwa ubuntu tugatangira ubundi. Izina rya Yesu rishimwe. Aha ndashyiraho akadomo kandi ndahatinda. Nagiye mu gihugu cy'u Burundi nsanga abantu basengera abantu babaka amafaranga. Mu gihugu cyo mu Rwanda mbona umuntu wicara ku muryango agashyiraho protokoli, agashyiraho ibiciro 5,000, ukandika amakayi, ukandika inomero za telefone, ukabona umushumba akagusengera wamuhaye igitambo gishobora kugukiza indwara cyangwa kikagukiza n'ubundi bumuga waba ufite. Kubona umushumba n'amafaranga, gusengerwa n'amafaranga. Pole watu wa Mungu. Yesu yaravuze ngo mutangire ubuntu, nanjye nabahereye ubundi. Sinzi ko hari ibindi byanditswe twigeze tumanurirwa cyangwa hari yindi Bibiliya nshya twaba twarasomye. Guca ibiciro abantu kugira ngo Yesu abakize nibyo twiremeye, nibyo twishyiriyeho, nta Bibiliya ibasha kubitubwira. Gusa iyo wakize uburwayi ujya kwiyereka umutambyi, ugasaba gushima Imana, ugatanga ituro ry'ishimwe, ugatanga icyicumi n'amaturo. Nta biciro biriho kugira ngo ubembe ukire ibibembe, nta giciro kiriho kugira ngo ukire sida, nta biciro biriho Imana yakoreraho kugira ngo ukire diabete cyangwa na kanseri. Twumvisha ubuhamya bw'abantu benshi Imana yabahoye ku buntu. Imana yaduhereye ubuntu, tujye dutangira ubundi. Ariko Imana ishimwe, niyo wayansaba ntayo naguha, kuko nabanzi kuri umuyobe, uri umuntu wateshutse ugendera kure ijambo ry'Imana. Yesu yagiriraga ubuntu mu butayu i Galilaya n'ahandi hose yabwirizaga ubutumwa bwiza. Bazanaga abantu mu ngobyi bamugaye, ibirema bikagenda, yabakaga iki? Impumyi zigahumuka, yazakaga iki? Ababembe bakabembuka, yabakaga iki? Dutakaje ubumuntu bw'ubumana, dutakaje imbaraga zitwerekana ko turi abantu b'Imana. Ndahugurira abantu cyangwa se ndabwiriza abantu kugarukira Imana, tugasubira mu murongo. Twarateshutse, twaraguye. Ashupazaye shingo mara nyingi, likivunjika huyo mtu hatapata matibabu. Ubwirwa kenshi ntiyumve cyangwa se ntiyumvire, napfa urupfu rutunguranye, ntabwo azabona ikimurengera cyangwa kimukiza muri urwo ruhande rwe. Turacyafite isaha yo kumvira Imana, turacyafite igihe. Ijoro rirakuze burenda gucya. Umwami Yesu uyu munsi impanda yavuga tukazamuka, ariko ninde witeguye kuzazamukana nawe? Yesu ntabwo yigeze yiyanduza, intumwa ze ntabwo ziyanduje, abigishwa ntabwo biyanduje. Bemeye gupfa urupfu rubi kubera ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwa Yesu Kristo. Imana ibana natwe rero, idukorera ibitangaza bingana bityo. Abantu barakijijwe, bakiriye agakiza, bakize indwara, kandi nta n'igiceri, ari ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'ijambo ryayo.
ndararikira abantu bose gupfukama no kubwira Imana ngo nidukize, kuko Yesu arambuye amaboko. Bibiliya tubwiye ngo amaboko y'Imana araturamira iteka ryose, kandi Imana iri mu buturo bwacu, mu mitima yacu niho Imana ituye. Ntabwo tuyihamagara nk'Imana iri kure, iri bugufi kuruta imyambaro twambaye itwegereye. Dukunda Imana n'umutima wacu wose. Hari icyo Imana izadukorera tugahagarara tugashima, abantu bagatangara. Izina rya Yesu rishimwe. Mu gutegeka kwa kabiri muri ibyo bice, iyo Imana imanutse imanuka ije gutegeka kugira ngo irimbure isoko ya Yakobo iturukwaye mu gihugu cya vino n'amata n'impeke. Aho ni hahandi umurokore ashima, ni hahandi avuga ibyiza by'Imana. Abo bantu bose rero nababwiye, Imana yarategetse baragwa, hanyuma mbambura umuheto n'imyambi ndayimwambura, uw'icumu ndarimwambura, uw'inkota mbihambiriza ikanga, ndagenda mbyegeka mu rukuta aho nari mpagaze. Ndagaruka ndabasengera nagira ngo sima amajyu, barahaguruka bamanika amaboko, buri muntu wese mwatuza isengesho ry'agakiza. Ntabwo nzongera kwica, jewe nari umujura, sitawa tena. Abantu bakira agakiza, abajura bakira agakiza kubwo imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Umwuka Wera. Basohoka bakijijwe, baragenda n'uyu munsi bariho nta n'umwe urapfa. Ariko wa wundi wabohereje dingi cyangwa se wari uyoboye cya gitero, Captain Commanders w'Imana yarambwiye ngo mutegeka azunguruke umusozi amoka nk'imbwa ijoro rimucereho. Bisobanura ko Imana imugize umusazi kugira ngo abari mu mwuka w'ubuzima babashe gukora. Ndategeka ngo ewe mwanaume uliye nje, ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, zunguka mlima ukibweka kama mbwa usiku kucha. Arambika umuheto hasi, yari ku muryango ari uri bundangize igihe ndi bube ncitse ku icumu we nashaka kwiruka. Arambika umuheto n'imyambi hasi, aratangira aramuka nk'imbwa, araterera umusozi, mu rukera aragaruka araripotinga. Ndamubwira ngo genda ubuntu bw'Imana bukubonekeho. Ariko nta kintu uwo mugabo Imana yamukoreye, kuko yari yagambiriye umugambi wo kwica umukozi w'Imana. Ntabwo yakize, yahereye umunsi abo musazi arasara akajya yiruka mu muhanda, n'ubu yarapfuye ntabwo ariho. Humura rero, ibikurwanya Yesu azabirwanya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi rwose ruzahagurukira kukurwanya ruzatsindwa, muri Yesaya 54 ku murongo wa 16, ngo nijyura mu mucuzi nkavugutira umuriro w'amakara, nkakuramo icyuma njyanye mu murimo we. Ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwari yacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara n'atoya. Uwo ni wo murage wo gukiranuka kw'abarokore guturuka hondi. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ngo ijuru ryacyo ritondesha ikime, wa bwoko bwa Isiraheli we urahiriwe. Ninde uhwanyije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka? Ariwe ngabo igukingira ikagutabara, ariwe nkota igutera icyubahiro. Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye, ukandagire mu mpinga y'imisozi ya Siyoni. Izina rya Yesu rishimwe. Aho ni hahandi uzahagarara abantu bakavuga ngo twaramusengeye, waragoranwe nabo ntibakwiteho, warababaye ntihagire ugusura, warambaye ubusa ntihagire ukwambika. Ariko mu ruhande rw'abarokore hari imbaraga zibarwanirira, hari Imana itabara ntihagire utera amahane, hari Imana irambura ikiganza ntihagire uyikoma mu nkokora. Umwami Imana duhana umugisha kubwira ijambo. Shalom, ndabakunda. Reka dusengane Imana. Hari icyari cyarananiranye mu buzima bwawe, hari icyo wumvaga ko cyazava hari uko batanze amafaranga, hari Imana ikiza ku buntu. Pfukama, atura ibyaha byawe. Nurangiza ubwira Yesu ngo nkoraho nk'uko wakoze kuri Bartimayo, nkoraho nk'uko wakoze mu bantu bari bahumye cyangwa se baremaye. Ibitangaza Yesu yakoze urabizi. Atuza akanwa kawe Yesu akugirire neza, kuko ni umunyambabazi nyinshi, ni umunyabuntu, arera arakiranuka, yagiriraga abantu imbabazi. N'uyu munsi ntabwo arava ku mbabazi ze. Rero umwami Imana duhana umugisha kandi ndabashimiye abanteze amatwi. Reka dusengane Imana kuri mugoroba. Data, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami urakoze, udushoboje kuvuga amagambo yawe. Reka imitima y'abantu bawe yakire imbaraga z'Umwuka Wera, zigendagende kuri uyu mugoroba kubohora ababoshe, ingoyi z'uburwayi, ingoyi z'umubabaro, ingoyi z'amarira, abagowe batabagwe nawe Mwana. Ijambo ryawe uko ryari ejo n'uyu munsi niko riri. Uri Imana ikiza. Mwami ndakwinginze ngo ukize abantu bawe kandi urema amashimwe kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mu ijambo ryayo. Amen.